Yes, nongeye guhereza ikaze nanagusuhuza aho uherereye hose hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni tariki ebyiri z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Itangazo rishyizwe hanze n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ni itangazo rishyizwe hanze kugira ngo bajye bagendera kuri iri tangazo nyuma y'uko baje gusanga hari umwuga w'indaya ukomeje kugenda ukorwa cyane, mbese mu gukorwa kwawo hakaba hari hataramenyekanwa icyakorwa kugira ngo babe bashyiraho bimwe muri ibyo bizajya biranga uwo mwuga. Gusa nyuma yaho hari n'ibyasohotse nyuma y'uko u Rwanda rwagaruye abantu 105 bari baracurujwe mu mahanga mu mezi 8 yarashize. Ibi ngibi rero byose tukaba tugiye kubirebera hamwe, tumenye iri tangazo ni irihe, tumenye byifashe ute, dusobanukirwe uburyo nyine ibi byose babigiyemo n'uburyo bagiye babikora kugira ngo bibe byaza. Rero ni itangazo ryasohotse itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Itangazo rishimangira rikanavuga ko indaya zose za hano mu gihugu cy'u Rwanda zizajya zisora kandi zigatanga umusoro bitewe n'uburyo zinjiza, kubera ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwakoze ijanisha rushyira ku ijana, basanga nazo zigomba kujya zisora bitewe n'uburyo bitewe n'agace barimo ndetse na location bahawe kugira ngo ibyo byose bikorwe. Hari uburyo usanga nyine bakomeza kugenda bakora ibikorwa bigiye bitandukanye, mu kubikora ugasanga nta musoro batanga, mbese ibyo byose ugasanga ntibishimangiwe. Nyuma y'uko rero ikigo gishinzwe nyine ibyo byose, yaba imisoro ndetse n'iki kigo cy'ubugenzacyaha RIB, nyuma y'uko bateranye bagakora inama bagasanga indaya yose ya buri hano mu gihugu cy'u Rwanda igomba kujya isora, mbese igatanga nyine umusoro, nibwo bahise baganira uburyo ibi byose bagomba kubishyiraho, mbese bafata umwanzuro w'uburyo bagomba gushyiraho umusoro w'indaya. Ibyo byose rero akaba ari ibigiye gukorwa bikanakorerwa ku gihe. Noneho mbere y'uko tubanza kubashyizaho ibindi byose bijyanye n'iri tangazo, reka tubanze turebe uburyo u Rwanda rwagaruye abantu 105 bari baracurujwe mu mahanga mu mezi 8 ashize. Ni urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko kuva muri Kanama umwaka w'ibihumbi 2024 kugeza muri Gicurasi 2025 abanyarwanda 105 bakuwe mu bihugu bitandukanye bari bagiye gucuruzwamo mu mahanga, naho abandi 57 bo bakumiriwe bari bagiye kwinjizwa muri ubwo bucuruzi, mbese nyine bari bamaze kwinjira nabo muri ubwo bucuruzi. Byagarutsweho kuri 2 Kamena umwaka w'ibihumbi 2025 mu kiganiro RIB yagiranye n'itangazamakuru cyagarukaga ku icuruzwa ry'abantu mu gihugu cy'u Rwanda. Mbese ibyo byose nyine byagiye bigarukwaho, bakomeza kugenda banabivugaho bavuga ati ese iri curuzwa riragarukira he, aho bakomeje kugenda bavuga ko abenshi banagenda bitewe n'uburyo nyine biyumvishamo ko ari urukundo, mbese bitewe n'uburyo bakomeza kugenda bavuga ati ese koko bwe dukurikiye urukundo, ibyo byose ntibishoboka. Ni nyuma y'uko ku itariki 23 Mata umwaka w'ibihumbi 2025 u Rwanda rwacyuye mu gihugu abanyarwanda 10 bari barajyanywe gucuruzwa mu gihugu cya Myanmar, mu gihe abandi 5 hagishakwa uko nabo bacyurwa, mbese bakagaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yatangaje ko mu bantu 57 bafashwe mbere y'uko bajyanwa gucuruzwa harimo abagore 52 n'abagabo 2. Iyo mibare rero akaba ariyo yatangaje nyine nyuma yo kumva ibyo byose, nyuma yo gutangaza ibyo byose, mbese nyuma y'icyo kiganiro yagize n'ibyo yahise atangaza. RIB ivuga ko impamvu abagore aribo baganjwe bajya gucuruzwa, ariko abajya gucuruzwa ahanini bakoreshwa uburaya, mbese nyine ari nabyo bakomeje kugenda banagarukaho cyane cyane tubisanisha n'itangazo ryagiye hanze, itangazo ryashyizwe hanze n'inzego za hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni nyuma y'uko nyine bakomeje kugenda
bakomeje kugenda bashyiraho amatangazo agiye atandukanye, bavuga byinshi cyane bigiye bitandukanye ku bijyanye n'indaya, mbese bakomeza kugenda banashyiraho iryo tangazo nyine bavuga ati ibi ngibi bigomba kugenda gutya, n'ibi bigakorwa gutya. Ni nyuma y'uko nyine ibyo byose bakomeje kugenda babitangaza babwira abanyarwanda ko ibyo byose bigomba gushyirwaho kandi bishoboka. Rero nibwo nyine uyu Bitiyeri we yatangaje ko nyine nyuma y'uko akoze icyo kiganiro, na nyuma y'uko nyine aganiriye n'abakora ibyo byose, aje gusanga nyine abadamu aribo bahohoterwa cyane, mbese atangaza ko n'ubu buraya bakora cyangwa se ibi bijyanye n'uburaya nabyo bigomba kujya bigira aho bihagararira, mbese bikagira n'ishingiro, bikaba bifite umurongo bigenderwaho. Ibyo byose rero baje kubikorera icyo bita komfamu, nyine babishyira hamwe byose barabyemeza, bavuga ko ibyo byose bigomba kujya bikorwa nyine bikanashyirwa no ku murongo. Reka nkubwire ugire ibihe byiza, kanda subscribe, ndaje dukomeze.